Ibihe byiza abakunzi bacu, iyi ni ijambo ry'umutima, tubahaye ikaze mu nkuru y'uyu munsi. Niba ukurikira imbuga nkoranyambaga cyangwa se niba nawe ufite interineti muri telefoni yawe, turizera tudashidikanya ko inkuru iri gucicikana ivuga ku muhanzi nyarwanda Yampano nawe yakugezeho. Ni inkuru ya video yagiye hanze y'uyu muhanzi Yampano ari kumwe n'undi mukobwa, bivuga ko bari gukora amabi ndetse bari gusambanira kuri interineti ndetse bigaragarira buri wese. Ariko kandi niba utaranabonye iyo video, wumvisha amakuru abivugaho ndetse wumvisha binagutangaje cyane ukimara kumva iyo nkuru. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri uyu muhanzi nyarwanda Yampano. Ese uyu muhanzi uri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'iyo video yishyiriye hanze ubwe, yaba ari muntu ki, yavukiye he, yakuriye he, ndetse amavu namavuko ye yaba ari ayahe? Tubahaye ikaze tubasaba kugira ngo mubane natwe. Icyo tubasaba no gukanda subscribe, mukajya muri comment, mukatubwira icyo mwifuza twazagarukaho. Ikindi kandi turifuza ko mwatubwira icyo mwabona yuko twahindura ndetse n'icyo twakongera mu byo dukora. Tubahaye ikaze, iyi ni ijambo ry'umutima. Iyi ni YouTube channel nshyashya ibagezaho amakuru atandukanye cyane y'ibyamamare, inkuru z'urukundo ndetse n'ibyegeranyo byose byagiye bisiga amateka ndetse n'inkuru zitandukanye z'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Turabashishikariza kubana natwe kandi tubizeza yuko inkuru zacu muzazikunda, zizabasigira isomo ndetse n'inyigisho zitandukanye. Mu muziki nyarwanda hari amazina akiri mato ariko afite imbaraga zikomeye. Amazina agenda abyara impinduka n'udushya mu ruhando rw'abahanzi bato batangirira icyerekezo kinini cyabo mu buhanzi. Muri ayo mazina hazamo imbere izina ry'umusore witwa Yampano, umusore w'inyamasheke ufite impano idasanzwe yo kuririmba, kwandika ndetse no kuvanga injyana zigezweho n'umuco nyarwanda. Ese uretse kuba Yampano afite impano nk'uko izina rye ribivuga yo kwandika indirimbo ndetse no kuziririmba, ubundi yaba ari muntu ki? Mbere y'uko ashyira hanze iyi video yatangaje benshi, ubundi byavuye ku ki? Ubundi byaba byaratewe n'iki? Kari we wayishyiriye hanze atari undi wayishyizeho. Tugushishikarije kumva iyi video kugira ngo ubane natwe umunsi ku wundi ndetse n'iyi video isoze wumvisha amakuru ya nyayo ndetse n'inkuru ya nyayo ukwiriye kumva. Tubahaye ikaze. Yampano yavukiye mu muryango uzira amakosa y'umuziki ndetse se yaririmbaga kandi agacuranga gitari mu rusengero. Ni mu gihe nyina nawe n'abavandimwe be bose bari abanyamuziki nabo. Ibyo byatumye kuva mu bwana bwe impano yo kuririmba imuzamukamo ndetse n'umwuka ugakomeza kumuhamagarira kuririmba. Yampano yakuriye ahantu hatari studio ndetse hatanagira n'amahugurwa y'ibanze mu muziki, ariko hari impano n'inzozi yari yifitemo. Yaje kujya i Kigali, umujyi abenshi baririmbaho gusa mu nzozi bifuza kuwugeramo. Yaje gushaka ubuzima nk'abandi bose b'abasore b'abanyarwanda. Uwamubonaga muri icyo gihe ntabwo yari gutekereza yuko yari uvuyemo umuhanzi ukomeye cyane ndetse witezweho byinshi muri iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko abyivugira kandi, Yampano mu myaka ye ya mbere yakundaga gusubiramo indirimbo za Meddy, The Ben, Bruce Melody ndetse n'abandi. Akavuga ko yabikoraga atari ukwishimisha gusa, ahubwo yari ishuri rimukomereye ndetse yifuza kuzamera nkabo. Yumvaga ko kumenya ijwi ndetse no gucuranga n'imiririmbire ari byo bizamufasha kumenya uko abahanzi bakora indirimbo ndetse n'uko biyubaka kugira ngo bagere ahakomeye ndetse bakore n'indirimbo zikunzwe. Muri 2021 nibwo Yampano yinjiye mu muziki mu buryo bw'umwuga. Yampano yitabaje studio zitandukanye ndetse muri izo studio ahuriramo n'inshuti nshya zakururwaga n'impano yari yifitemo. Yari afite impano y'agaciro yakururaga benshi. Ni naho yatangiriye guhura n'ubuzima butoroshye, ubusanzwe, ubwiza n'ububi. Nk'ibitangaje, Yampano yahuye n'umuhanzi witwa Yampano nk'umufana. Yahuye nawe nk'umufana, yazaga mu bitaramo bye akamushyigikira, akamusekera ndetse rimwe na rimwe bakanaganira gake gake. Ntibyatinze ubufana bwahindutse ubucuti, ubucuti buhinduka ubufatanye ndetse Yampano yaje gukorana n'uwo yaramaze imyaka afana ndetse amubereye umufana, maze bakora indirimbo zamufunguriye amarembo mashya. Mu gihe gito Yampano yinjiye mu rutonde rw'abahanzi batuje ariko bafite umubare ukomeye w'abakunzi. Ijwi rye rituje, riryoshye, rizamuka ntirimanuke ryamuhaye umwihariko utabonerwa kuri bose ndetse no kuri benshi.
Yampano kandi afite indirimbo zitandukanye zakunzwe nk'iyo bita Mayibobo, Cano, ngo Inzira yakoranye na Impano, Si ibyanjye, Uwo rizagwira ndetse n'izindi zatumye zimugira umwe mu bahanzi bakunzwe n'urubyiruko rukeneye indirimbo zituje zifite amagambo arimo ubutumwa ndetse n'amarangamutima. Mu rwego rwo gukora umwirondoro w'umuziki utandukanye, Yampano yakoze EP yise Inkanda n'umushinga w'indirimbo zicishije bugufi ariko zifite ubuhamya bwo kuvanga injyana gakondo n'igezweho. Yakoranye n'abaproducer bakomeye nka Zeo Trap, Logic Hit, Stone David. EP irimo indirimbo zivuga ku rukundo nyarwo rutavangiye, umuryango, kurenga ibigeragezo no kubaha umuco n'imigenzo. Mu mwaka wa 2024-2025 wasize Yampano ageze ku rwego rwiza ndetse n'urwego rushya ubwo yakoranye indirimbo na Ankositini mu ndirimbo ya Show y'Igikwi. Iki ni igihamya, ni kimwe mu bihamya ko amaze kugera ku muhanzi mu bahanzi bafite icyizere kinini mu muziki nyarwanda. Uncle Austin ubwe yamushimiye impano n'imyitwarire, ibintu bidakunze kuboneka ku bahanzi bakiri bato. Muri uyu mwaka wa 2025 kandi Yampano yaje kujya ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga atangaza ko afite umukunzi ndetse bategereje kubaka umuryango bakoze ubukwe mu minsi iri imbere. Amafoto yabo akwirakwije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kandi abenshi bishimiye uburyo bagaragazaga urukundo rutuje, rufite intego, rufite icyerekezo. Yampano ubwe yavuze ko kuba afite umuntu umushyigikira byamuhaye amahoro ndetse n'imbaraga mu muziki we. Nubwo Yampano yari mu rugendo rwiza kandi yahuye n'ikibazo gikomeye igihe amashusho y'ubuzima bwe bwite yasohokaga ku mbuga nkoranyambaga. Yatanze ikirego muri RY'UMUTIMA ashinja umuntu wahoze amufasha kuba ari we wabinyujije hanze ndetse wabishyize hanze. Iki cyabaye ikigeragezo gikomeye mu buzima bwe bw'umuziki, ariko yakomeje guhagarara neza, ahitamo gukomeza gukora aho gukomeza gusubira inyuma. Ikindi kandi twakubwira kuri Yampano cyangwa se uwo dusanzwe twita mu buzima busanzwe Uwo rizagwira, avuga ko afite intego zitandukanye. Yampano afite intego ndende kandi nasubira inyuma yo gukora album ye ya mbere muri 2026. Ikindi kandi avuga yuko afite gukora collab mpuzamahanga, yifuza gukorana n'abandi bahanzi bo hanze kandi avuga yuko azabigeraho byanze bikunze. Ikindi kandi afite gufungura lab ye bwite izafasha abandi bahanzi bakiri bato kugira ngo nabo babone uko bazamuka. Ikindi kandi akunze kuvuga ko ashishikajwe ndetse ategereje kuzaba umwe mu bahanzi bagarurira u Rwanda cyangwa se bahagararira u Rwanda mu bihugu mpuzamahanga, ndetse akaba umuhanzi mpuzamahanga akarekera kuba umuhanzi mwiza wo mu Rwanda gusa, ahubwo akaba umuhanzi mwiza wo ku isi hose. Ikindi kandi twakubwira nuko Yampano ubu ari umwe mu bahanzi cyangwa se icyamamare kiri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga bitewe na video yagiye hanze nk'uko twabigusobanuriye igaragaza imyanya y'ibanga ye ndetse n'umukobwa bari kumwe bari gukora ibiteye isoni ku mbuga nkoranyambaga ndetse ku karubanda. Nubwo ntacyo yigeze abitangazaho, ariko abenshi bavuga yuko atari ubupfura ndetse atari ubunyangamugayo ndetse bidakwiriye umunyarwanda wihesha agaciro. Dusoza rero twakubwira yuko Yampano ari umuhanzi winjiye mu muziki nk'umusore ufite inzozi gusa, ariko ubu akaba ari mu majwi mashya atuma umuziki nyarwanda utera imbere ndetse unakomeza gutera imbere. Afite impano nk'izina rye, afite ikinyabupfura ndetse afite umurava n'icyerekezo. Inkuru ya Yampano kandi ni isomo ku rubyiruko rutandukanye rufite aho rwifuza kuba rwava ndetse rufite n'aho rwifuza kugera. Nta mpano iba nto, nta nzozi ziba kure iyo ushyizeho umwete n'umurava. Niba ufite aho wifuza kugera, shyiramo imbaraga ndetse shyiramo umuhate, byose bizakunda. Twagushishikariza ko wakomeza intego yawe ndetse ugakomeza inzozi zawe wifitemo kugira ngo uzagere aho uva ugire n'aho ugera. Tugushimiye yuko wabanye natwe. Iyi ni Ijambo ry'Umutima. Icyo tubasaba no kureba hasi mukareba handitse subscribe, mugakora subscribe ndetse cyangwa se handitse s'abonner bitewe n'ururimi ukoresha kuri channel yawe no muri phone yawe, ukaduhereza ubufasha, ukaduha share, ukadusharinga ku bandi kugira ngo channel yacu igere kuri benshi. Ikindi kandi niba hari icyo wifuza ko twakugezaho cyangwa twakosora, jya muri comment ubitubwire.
tubashimiye ko mwabanye natwe kandi tubasaba kugira ngo n'ibiganiro byose bizaza muzakomeze mudukurikire, mukomeze mudushyigikire, mukoreshe no ku bandi nabo badushyigikire. Twishimiye kubana namwe kandi twishimiye uburyo mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe. Inkuru zacu ni akagaruka, iyi ni ijambo ry'umutima, tubaye ikaze no mu zindi zose zizakurikiraho. Ciao ciao.